kuko inyungu z'umutekano twese zitugeraho. Ntabwo ari ibiraka mutwima kuri twebwe gengira Imana rwose intambara zaza kuko zishize bansezerera nyine nataha. Ariko twaranavuze ngo ibyo biraka tuzajya tubirangiriza hirya iyo ngiyo hano u Rwanda ni ruto ntabwo twashyiramo ibisasu hirya iyo kuko bafite ibihugu binini ibibazo byacu tukabirangiriza kandi abamotari nta kibazo bibateye. Ariko nimushaka ko tutangirira mu Kigali sinzi Rebero jari hehe ubwo ni nko kurwanira muri saro yawe. Hari umwana dushaka kumugwira, hari umugore dushaka kumuhirimira, hari televiziyo. Mujye mudusengera nk'ingabo ibiraka byacu tubirangiriza iyo ngiyo. Kandi mu bisenge nabi hari genjya mbona aho twagiye basenga Mana yacu rwose dutsindira intambara ku mutima nkabona Imana yanjye ibisengesho nturyumve kuko jyawe intambara ndazikeneye ariko hirya iyo ngiyo. None se mudacumura w'imyaka 70 aracyarwana jewe 50 nataha. Oya nkeneye ko duhurira iyo ngiyo ibibazo byacu tukabirangiriza iyo ngiyo ariko atari hano hafi. Kandi kujyayo biroroshye dufite Rwanda ntabwo tukigenda n'amaguru. Ubundi twaruhaga tugenza amaguru cya gihugu kituruta ubunini inshuro 89 tukakigenda amezi 9 tukaba tugeze aho gihana umupaka n'ikindi amezi 9. Ariko ubu Rwanda hakamanuka twe tukarangiza ikiraka tukagaruka twibyinira insinzi. Izo rero nizo nguvu z'igihugu cyanyu, niyo mahirwe igihugu cyanyu gitanga kugira ngo ariko mugire umutekano. Rwose nimukagiye mujya gushyushywa n'ubusa bw'abo bantu intambara zasigaye ku ikoranabuhanga YouTube n'ibindi nk'ibyo.